abakunzi ba video zanjye, abakunzi banjye haba kuri TikTok ndetse no kuri YouTube channel, ndabasuhuje. So mujya mubona abantu mukoresha Facebook, hari igihe uri gukoresha Facebook ukabona uguye kuri pictures cyangwa se kuri video zimwe bita z'urukozasoni z'abantu bambaye ubusa. So muri iki gihe muri no turimo ni isi abantu benshi barimo kwamamaza cyane, kwamamaza wamuha amafaranga akakwamamariza bitewe n'ibyo n'amafaranga ashaka. So n'izi mbuga zigiye zitandukanye zirishyura abantu bakamamaza. Kwamamaza nta kundi mu gusharinga kuri Facebook n'ahandi hatandukanye. So hari ukuntu ubona nk'umuntu ukabona yapostinze ibintu, hari abantu benshi njya mbona bari kwandika, nabona abo bantu bari kwandika akavuga ati njyewe umuntu wahakinze Facebook yanjye akaba ari gupostinga amavideo y'urukozasoni n'amafoto, tibite turanshakaho iki? Nta muntu wahakinze Facebook yawe, ahubwo ari kugutagingaho ayo mafoto, ayo mavideo, ayo malink ngo kanda kuri no link. So nta muntu wakwinjiriye Facebook yawe, ahubwo arimo kugira gute, arimo kugutagingaho. So arimo kupostinga ibintu yagutaginze, kuko wowe wemeye ko abantu bose bashobora kugupostingaho ibintu, ubwo arimo kugira gute, nawe arimo kubikora gutya. So tugiye kureba ukuntu wabuza abo bantu kugupostingira ibintu kuri Facebook yawe. Ni gute wababuza? So uraza kandi hano hejuru iburyo hejuru hari uturongo dutatu kuri Facebook yawe. Nimba ukoresha Facebook Lite cyangwa se Facebook isanzwe, byose urabibona. So nurangiza uraza guscrollinga, urabona uraza kubura ahantu henshi, uramanuka hasi down urebe ahantu handitse ijambo setting. So uraza gukanda ahantu handitse ijambo setting. So numara kurikandaho uraza kubona serivisi nyinshi zitandukanye. Wowe uraza kwirebera ahantu handitse gusa, handitse ijambo rivuga ngo profile and tagging. Profile and tagging ube ariho ukanda. Nuwakanda uraza kubona utuntu dutandukanye. Akambere kaba kavuga ngo who can post on your profile. Ninde wemereye gupostinga kuri profile yawe? Profile yawe ni ukuvuga ngo biriya bintu twe tubona ko wapostinze washyizeho, ninde wemereye kubishyira. So hano uraza kubona handitseho ngo friends cyangwa se everyone, weho uze kubivanamo wemeze ahantu handitse ngo only me, kuko ni wewe wenyine wemereye gupostinga kuri urukuta rwawe rwa Facebook. So iposte zose zijyaho ni wewe wemereye kuzishyira, no mpamvu ugomba kubivanaho kuri friends ukagira only me. Hano uze ureba handi handitse ngo who can see other post on your profile. So hano rero hari ukuntu umuntu ashobora gupostinga poste kuri profile ukanga ko twe tuyireba cyangwa abandi bantu bayireba, ariko wowe ukayireba. Ayipostingeho ariko abandi ntibayibone, wewe uyibone wenyine. Icyo gihe nabwo ushobora gukanda hano ukareba handitseho everyone, every friend of friend, ibyo byose, ariko ukagira ngo only me. Iyo ugeze ngo only me, nukuvuga ngo wa muntu nta postinga bya bintu bibi, bya bifoto bibi, bya bintu bibi. Wenda wewe urabibona ariko abandi ntibabibone. Ushobora kugira only me cyangwa se ukagira friends ngo babibone. So hano ukavuga ngo allow others to share your post to their story. So hangaho ushobora kuba washyizeho agafoto keza, agaposte keza, agasharinga. Ibyo ngibyo ushobora kubyemera ko abandi bantu bashobora gusharinga ya poste yawe kuri profile zabo cyangwa se kuri story zabo, ibi ngibi nta kibazo. So tukaza hano kucyo bita tagging. Hano bavuga ngo who can see post you are tagged in your profile. So urabona hari ukuntu ushobora kubona nk'agaposte keza ukagatagingaho abashuti bawe, abandi bantu batandukanye. Aravuga ngo ninde ushobora kubona iyo poste wataginzeho abantu kuri profile yawe, abafriends bawe cyangwa se buri wese agomba kuyibona. Ibi ngibi byo ni sawa, kuko urumva iyo wapostinze ikintu ubugira ngo kigire ku bantu benshi. Hano bavuga ngo when you tagged in a post, mu gihe bagutaginze cyangwa se bagushize muri poste yabo. So ninde, who do you want to add the audience? Ni bande ushaka ko bagira ikintu babivugaho cyangwa se babibona. So hangaba friends, ibi ngibi nta kibazo kuko kuba bagutaginze gusa, ariko nabwo ushaka wagira gute, wagira only me, kuko
hari igihe bashobora kugutaginga muri poste y'ibintu bibi, ya bya bifoto bibi, ya bya bintu bibi, bakagira ngo nawe ufitemo uruhare. So hano tukagira kuri step ya nyuma, reviewing. So hano bavuga ngo review tags people add to a post before. Nimba umuntu agupostinzeho ikintu kuri profile yawe, ubibone mbere yuko kiba appear kijya kuri Facebook. Bivuge ngo hano kugira ngo ubibone mbere yuko kijya kuri Facebook, nuko ubibona ugahita ugisiba direct cyangwa se ukacyemerera kikajyaho. Iyo gishyizeho ubona notification ukabibona, ukawemerera guhita ugisiba cyangwa se ukacyemerera kikajyaho. Ikindi cya nyuma, review post you are target. None post utaginzeho abantu wataginzwemo bagushyizeho abandi, nabwo uyibone mbere yuko ijya kuri profile ye, nabyo nibyo kugira ngo umuntu nta utagingaho ubibone nushaka kwita wirimuvinga. Ibi byose uba ugomba kubyemeza. Ntubyemeza uko nguko nta muntu uzongera kugupostingira hehe kuri Facebook yawe page. So reka turebe noneho ni gute nareba umuntu wampostinzeho ibintu, ndi gute nabisiba ntibizongere kugarukaho burundu. So turaza dugire gute, twisubirira inyuma, turaza dukore back. Okay, dukore back. Niturangiza tuze dukande hano hantu ku gafoto kacu, niturangiza kugakandaho, urabona hano urasanga ari ibiposte byinshi bagupostinzeho. So reka wenda turebe nkanga, uraza kandi hano hantu hari utudomo dutatu hano hegereye edit profile. Numara kuhakanda urabona ijambo rivuga ngo review posts and tag. Uze ukandeho, uraza kubona amaposte bagiye bagutagingaho. So reka mfate nk'iyi post imwe, iyi ngiyi y'uyu muntu wita Nigute, nzi nkandi hano handitse ngo add to profile. So ninkanda add to profile nka refreshinga, nkaza nkamanuka, ndahita mbona ko hari umuntu wapostinzeho in story. Urabona ino story Nigute yayintaginzeho kuri no tariki. Nawe uraza gusanga ya mafoto mabi, y'amavideo mabi barayagutaginzeho. Usanga barabigutaginzeho nk'uko nguko. Uraza kandi hano hejuru hari uturongo dutatu, ukandi hano havuga ngo sorry, I don't want to see this. Nshaka kubona kino kintu. Cyangwa se ni inzira ebyiri, ushaka kumera nk'ugiye gukora comment, warangiza ugakanda hano hejuru n'ubundi hari uturongo dutatu, ugakora n'ubundi avuga ngo I don't want to see this, ugakanda. Bimaze gukandaho bakwereka uburyo bubiri butandukanye, ngo ntabwo ushaka ko remove tags, ntabwo ushaka ko bagutaginga kuri ino post, hide post, ushaka kuyihidinga, kuyihisha, snooze, ushaka kuyihisha mu gihe cy'iminsi 30, hide from Nigute. You want to be able to see or contact each other. Ushaka kuboroka uno muntu, ushaka kumuboroka, cyangwa se ugakanda hano habanza remove tags, ugahitamo remove, ugategereza bitewe na internet yawe. Sorry. Okay, ubwo tag yawe iba igize gute, iba ivuye mu rukurikirane back. Niturangiza turifreshi, niturangiza tugaruka kuri profile yacu, dukore refresh, reload cyangwa se refresh. Niturangiza turasanga post yagize gute, yasiba. None ko ya post ntayikiri. Uvuga ngo nimba baragutaginzeho ibiposte byinshi, uragira gute, urabisiba kuri. So reka noneho nkwereke iyo bagutaginzeho post udafata ko ijyaho. Urabona ya yose ni amapost bantaginzeho. Iyo ukanze add profile ijya kuri profile. Iyo ukanze kano ka close, ntabwo iri kigiye kuri profile. Ugukanda kano ka close, ngo umuntu uze kutagingaho cyangwa nitwaza ngo babinguriye Facebook zanyu, ngo barabahakinze, ngo repostinga ibintu ngo mudashaka. Ino video nimba wayikurikiye neza iragufasha, kandi inyandikire muri comment nimba kuko byakemutse, wabonye byakunze. Nimba wanyuze n'ikibazo ni Nigute Pro. Nimba ubonye ino video kuri TikTok ni Nigute Pro. So YouTube channel yanjye ni Tech Trust Pro.
Tech Trust Pro. Niho ubwo ushobora kubona andi mavideo yanjye meza ameze neza fresh. So wibuke gukora subscribe, wibuke gufollowinga, comment, like no gusharinga inshuti zawe kugira ngo zirinde bino bintu bahora babataginga kuko ntabwo biba bigaragara neza.